Bakunzi ba Nino TV reka tubasuhuze mumeze muti twizere ko mu by'ukuri weekend yagenze neza kuri bamwe ariko nabitagenze neza nyamuneka niko bigenda kuri iyi si. Ni nako kandi mu by'ukuri tuzindutse natwe tubazaniye amakuru nuko situation iba imeze. Murabizi ko tugaruka muri aka karere ariko cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu makuru dufite turaza kubabwira nk'ukuntu icyitwa coalition mu by'ukuri zanje noneho cyangwa se coalition yaje kongera kubura umutwe mu gushaka kongera kwa advancinga yerekera Rubaya. Ni mu bitero byo ku munsi w'ejo ndetse n'ejo bundi. Murabizi ko ejo bundi mu cyerekezo cya Nkokwe hagabwe ibitero ndetse bigahitana n'abaturage bageze muri 2 abandi bageze mu 8 bagakomereka, bakaba bari kwitabwaho n'inzego mu by'ukuri zita ku buzima cyangwa se abaganga muri rusange. Ariko kandi ntabwo byashiriyeho cyangwa se ngo birangiriraho, kuko no ku munsi w'ejo bayinjiye nanone muri Nkokwe, ariko barinjira no mu kandi gace kitwa Bukumbiriri. Situation imezite turabigarukaho tubive imizi n'umuzingo. Ahitwa Ihura ni muri groupement ya Kisimba, hakaba muri territoire ya Walikale. Ndaje nkubwire naho ku munsi w'ejo rwe rwahanye inkoyoyo rwari rwambikanye ku rwego rukomeye cyane, aho mu by'ukuri cyitwa coalition cyari gifite objectif yo kwigarurira Ihura. Ariko kandi amakuru dufite mu by'ukuri kugeza amagingo yangaya turaje tubabwire uko situation imeze. Ndikubona se hano batanze amazina bombardement de la coalition contre le village Irundu Basita ont coûté le vie de plusieurs civils. Ndibona na amazina yatanzwe, urabona ko na amazina yatanzwe muri gahunda n'ubundi yo kugaragaza abantu bapfuye. Muzi ko twirwanaho nayo ku munsi w'ejo yanyomoje utugara twari tumaze iminsi tuvuga ko twirwanaho yarwanye na M23 ikarwana ngo na RDF ingabo z'u Rwanda, ariko mu itangazo rya twirwaneho ryagaragaje ko ibyo bintu naho bihuriye n'ukuri, ahubwo aribo bakomeje kubabombarda. Turabigarukaho nabyo. Ni nako kandi turi buze kurebera hamwe uko bimeze magingo yangaya, aho bivugwa ko muri Uvira hari amasasu menshi mu mujyi wa Uvira, cyane cyane muri Kabindura harashwe ndetse n'umwe mu bashef d'aveni arakomeretswa cyane. Ni nako kandi tubafitiye amakuru avuga ko uwo bita General Omar Namutaga yaba yapwetinze, yaba yarashwe ndetse ngo akanahasiga ubuzima. Ni amakuru ndakuzanira. Ni nako kandi ndi bugaruke mu gusubiranamo kw'imitwe ya Wazalendo ibiri iri kurwanira Lubutu ni muri territoire ni muri province ya Maniema, ariko ni mu birometero bigeze muri 240 ujya Ikisangani. Hagati aho ntabwo ari kure cyane, birometero 200 ntabwo ari kure ya Kisangani. Turabigarukaho tubabwire aba bari kurwana bavuga ko FRDC iri gutonesha umutwe umwe, faction imwe ya Wazalendo, indi mu by'ukuri bakayirwanya. Umunsi w'ejo hari uwavugaga ati bariya bo FRDC itari gushyigikira, ati baraza gushyirwa kuri M23, ati bavuge ko ari bo bashyigikiye M23. Turabigarukaho ndetse turaza nibidukundira nituba tugifite igihe turaza kujya muri Mambasa turebe ibindi bitero bya ADF naro. Munize umwanya nkandira like wowe ugukunkurikira kugeza amagingo yangaye. Ndabizi ugiye gukora iki kiganiro gisoze. Twebwe hano kuri Nino nta nubwo turambirana, dukubita tubangura ni minota mikeya ubundi tukaba turashoje. Gusa nizo ngingo tugiye kubakiraho. Nkandira like, hanyuma niba ari bwo bwa mbere udufatishije kuri Nino TV kada subscribe. Nta handi mu by'ukuri wakura amakuru y'umwimerere, abazira igukabya, azira ibihuha, azira bavuze ngo, azira kujya gutega amatwi ibintu biba biri aho ngaho. Tuba tuyifitiye neza cyane 5 kwa 5, ndetse imboni zacu ziba ziri standby kuyatugezaho uko byagenda uko ariko kose. Kanandikire muri territoire ya Masisi. Mu itangazo rya Lawrence Kanyuka ryo ku munsi ryo kuwa gatandatu mwarariribonye, twaranarisomye, ryagaragaza ko leta ya Kinshasa
mu by'ukuri yongeye kugaba ibitero ikoresheje artillerie, ikagaba ibitero mu bice bya teritwari ya Masisi, cyane cyane mu gace ko bita Nkokwe, bavuga ndetse na Minembwe. Nkokwe rero baje kuharasa abantu, ntabwo turi bwo tubisubiramo, murabizi ko hari abantu bishwe, tunababwira ko coalition yarinjiye muri Nkokwe ikongera igasubira inyuma ikavamo. Ku munsi w'ejo rero ku cyumweru suko byagenze, tariki 7 barinjiye ndetse ntibanavamo, n'ubundi nko nkubwira aya makuru baracyarimo. Je niyo makuru mfite, cyetse baza kuvanwamo nyuma, ariko bari muri Nkokwe. Binjiye Nkokwe nyuma yo kwarasa bakabombarda bakayica abantu, none byarangiye banahinjiye. M23 ntiri kure, iri hejuru mu misozi ya Nkokwe, ntabwo iragira, nta riposte, ntabwo iragerageza kongera kubasubiza inyuma. Tukibaza tutese ni ibiki ko Benjamin Mbonimana abonye ibyo yatangaje, avuga ati twebwe tushaka kwirukana umwanzi tukamujyana kure. Lawrence Kanyuka we yatangaje avuga ati twebwe mission yacu ni ugukubita aduyi tukashifata perimetre de sécurité. Kuki ibyo bitarimo gukorwa, ko coalition yongeye kugaruka bundi bushya ndetse igarukanye izindi imbaraga, ko ejo tuzongera kubumva Cyugi, tukongera kubumva Kinigi, tukabumva Kibabi, tukabumva na Rubaya, bimeze bite? Biri gupfira he? Ikibazo ni ikihe ko nta rugamba twavuga ko M23 yananiwe? Saho gusa binjiye, bagiye binjira naho bita Bukumbiriri. Kumbiriri bari muziko ibyo ni ibice donc nova ngo movement ya mbere baraje, ya milita ya mbere bakuramo M23 bara advancinga cyane. 23 irazira bakubita teno ibakura muri bira bice irabamanura, ariko ihagarara itarabageza aho bari bakwiriye guhagarika, aho bari bakwiriye kubahagarikira, yenda byibuze bahagarikira n'ubundi hafi umva za Bukumbiriri ni hafi, ntabwo ari kure cyane. Bazamukanye umuvuduko bari bafite, ntabwo ntekereza ko hari icyaba gisigaye kongera kuvuga ko tena bafashe Rubaya batarayigeramo, ariko noneho bayikandagiramo. Byo turi kuvuga ni ibintu tuzi kandi duhagazeho, igihe cyose hatagira igikorwa byanga bikunze. Guverineri biri yavuze ntibishyirwe mu bikorwa, mu bajyane basuke pfo mu banyanga, biraje bibyara ikibazo gikomeye cyane. Kuvuga ngo magingo y'ubu tuvugana Bukumbiriri Nkokwe aduyi coalition irimo, kandi abaturage bien sûr bamaze gusubira mu byabo, bari barabikuwemo, barongera babisubiramo, barongera nanone babikuwemo. Urumva hagati aho ngaho ni ikibazo ku baturage. Hanyuma makuru dufite kugeza ubu ngubu atugeraho, icyarimo aratubwira, ariko tubwira ko coalition iri kwitegura ndetse ngo igiye kugaba ibitero bikomeye cyane, ngo ikaba yasubijwe inyuma, itanga urwitwazo ngo yuko FRDC ibyo coalition yari yasabye FRDC tigeze ibyubahiriza kugira ngo babone uko bafata Rubaya. FRDC rero yamaze kubemerera kuza kubishyira mu bikorwa, kabone nubwo biri buze kugorana kubera ko centre y'amadrone yatwitswe ya Kisangani. Bari bavuze bati uko twe turimo ku advancinga hagombye kujya dufashwa na drone ndetse na Sukhoi Su-25, hanyuma tukajya turasa tu advancinga na drone nayo ituri hejuru, nayo iri kudufasha imbere. Ati Rubaya ubu ngubu tuba tuyirimo neza. FRDC rero ndetse leta ya Kinshasa yamaze kubemerera kubyubahiriza, ngo kubera ko nuko nguko situation zigiye kuba. Urumva rero hagiye gushya, nuko nguko situation zimeze. Ntekereza ko mu 23 nayo yakaba ifatana Mareka ikagerageza gupusa hors d'état de nuit uyu aduyi, hanyuma akazakenera kuzamuka, ariko M23 yamaze kugira ite, yamaze kumwegeza inyuma. Aho ntabwo turi bwirwe dutinda, turindira icyo M23 iri bukore. Ku isabato twavuze ati impamvu hatabayeho replique hari wenda ni uko ari ku isabato. Ku munsi w'ejo ku cyumweru wumva ukuntu byagenze, nta replique ya M23 iragaragara. Uyu munsi nibwo turindiriye kuza kumva uko M23 iri buze kubyitwaramo ndetse nuko iri buze kubikora. Turabizi ko nta kibananiye kuri hariya kabisa, imbaraga zo aduyi yari afite niza afite ubu ngubu turazizi, ntabwo intare za Sarambwe zamunaniwe kabisa. Icyo cyo ni ikintu tuzi, tuzi. Wenda twavuga tuti ingali probleme ya muda, wenda ni igihe, ariko noneho igihe nacyo nyaboneka no gufatana Mareka uyu mwanzi kuko yaje nabi. Twahavuye rero ntabwo turi butinde, twebwe ibyacu ntabwo bijya bitinda, twamaze gusimbukira tayari.
twamaze kujya Ihura. Ihura iri muri groupement ya Kisimba muri territoire ya Walikale muri secteur ya Wanyanga. Ahangaha mu by'ukuri Ihura nayo navuga ngo yamaze kuba teatre y'intambara, cyane cyane bitewe na repri yakozwe na M23 bava za Mpeti, za Minjenje, za Burayi, ibindi biriya bice byose byerekera Pinga. Mu kubivamo byashyize mu kaga Ihura, bishyira mu kaga Karembe. Ihura ntabwo iri kure cyane ya Karembe, ni tout proche ya Karembe, ndetse ni muri zone de santé ya Mweso. Amakuru ahari rero nuko coalition n'ubundi yongeye kudeborda ikinjira muri Ihura. Niba mwibuka neza, chef de centre wa Ihura Sijene Metropole atari Ihura ni Maremo yarishwe. Umva ko abayobozi bo AFC mu 23 ishyira mu buyobozi nibo baba bari vize. Abizi muri Gasheberi bazakubwira ko uburyo Kagiri yinjiye mu mago mu gusahura amabutike yo muri Gasheberi, basahuraga ahantu ku muntu bazi ko akorana nayo mu 23. Butike y'umuntu udakorana nayo mu 23 ntago yigeze bayikoraho. Abango wa muntu wa chef de wa munyumba kumi wa chef d'aveni, ibi biramutse bikomeje utyo abantu bose batinya no kuyobora kwitwa abayobozi cyane, kubera ko umva nibo baza bari vizi, nibo baza barebwa. So rero Ihura naho nuko guko bagabye igitero, gusa ntago byatinze kuko barashwe basanze intare za Sarambwe zisa nkaho ziri standby, bahise babarasa ku rwego rukomeye cyane, abageze muri 4 bahise bahagwa sur place. Sur place kabisa bahise bahagwa. Bamaze kuhagwa ubundi abandi bakina biroko bariruka basubira inyuma, baragenda basubira n'ubundi mu byerekezo byabo, iyo za Mpeti ndetse na za Minjenje akaba ariyo berekeye. Gusa urumva ko bari baje na objectif imwe n'ubundi yo kudestabiliza kariya gace, kandi n'ubundi urumva kamaze kuba deja destabilize igihe atabaho hagiyeho iyo perimetre nkuko bakunze kuyita de sécurité, yo gutuma abaturage bararyama bagasinzira. Twagiye ntago tuhatinda naho, ariko tukiri muri Walikale munyemerere duhite dusimbukira Rubutu mbere yuko tuzi Murenge. Rubutu naho amakuru ahava aratubwira ko icyitwa Wazalendo zarasanye kuva ku munsi w'ejo kakahava, magingo ya ngaya isasu rikaba kirikiri isasu FRDC ahubwo kugira ngo ijye gukiza iyo icyo yakoze yafashe uruhande rumwe nirwo iri gufatanya narwo kurwana. Ni mirwano ikomeye cyane yabaye Rubutu kuva ku munsi w'ejo ku isabato kugeza uyu munsi ku cyumweru, aho imitwe ibiri ya Wazalendo irimo irarwana. Umutwe wa mbere uyobowe n'uwo bita Mando uyu Mando rero nguri gufashwa na FRDC, donc il est soutenu, il est appuyé par les FRDC, akaba ari kurwana n'izindi mayimayi za General Autoproclamé Bukuyu. Uyu General Autoproclamé Bukuyu ni umuvukire w'ahangaha Rubutu, ndetse mu by'ukuri barimo barapfa ibyo dushobora kwita ngiti kimo kabyarana ni amabariyeri. Ninde ukwiriye gushyiraho bariyeri? Ni iyo bariyeri wayishyize hange, ninge gombye kuyihashyira hari aho ugomba kuyihakura. Bararwana, ivumbi riratumuka, abaturage bo muri Rubutu barahunga. Rubutu iherereye muri 245 km ya kilometero 245 n'umujyi wa Kisangani. Ntabwo ariko abaturage benshi bo muri Rubutu rero ngo bahunze, bose bagiye berekeje Ikisangani, niho bashobora guhungira. Makuru nkuko aratubwira ko abangaba bitewe n'imirwanire yabo, uyu General Autoproclamé witwa Mando afashijwe na FRDC, mu gihe uwo bita Bukuyu uvukira ahangaha nabashyigikiwe n'abaturage. Urumva ukuntu ibintu bimeze, ntibiri buze koro. FRDC igashyigikira uyu Bukuyu, naho abaturage bagashyigikira nde? Bukuyu Mando ashyigikiwe na FRDC, Bukuyu ashyigikiwe n'abaturage. Sinzi ngo biraza kurangira bite rero mu gihe abaturage bari ku ruhande rumwe na FRDC zikaba ku rundi ruhande. Cyane cyane uyu ngushyikiwe n'abaturage nuko ari umuvukire waho, ni natife waho ngaho. Ngaho nguko rero murumva ko bitoroshye. Indi nkuru dufite magingo ya ngaya ikakaye n'iraswa rya General Omari Namutaga. General Autoproclamé Omari Namutaga ngo yarashwe araswa n'abasirikare ba General Autoproclamé Kamama.
Bali kera banasha mzee Omar, kera bashazi general, komanda force, kera bamulasha. Moyo kera banasha komanda force, ati tayari komanda force Omar bahamurashe. kera lungu kabana kuti. Ati Koko zo abarizo. Ati niyo makuru, ati turaza kubibabwira, ati turabimenya, ati tayari bamaze kumurasa. Uyu ninde? Ni Omar Namutaga, ni twaisi wa General Ngoma Nzito muri ya force speciale bise ngo force speciale ivuye Uvira igafata ibice bimwe bya Haut Plateau ndetse igakomeza. Nuvuga ngo naba general autoproclame benshi bishize hamwe bitoramo umuyobozi umwungirije n'abandi bagenda bakurikiraho abo b'imitwe yose. Bitoyemo rero witwa Ngoma Nzito ugomba kuyobora unité speciale, haga umupfurero, hagakurikiraho General Omar Namutaga, hagakurikira ko bita Kameshake, kakandi kasimbuye ni nakana gato cyane kasimbuye bita Rukumeta. Ahangaba rero ngo nibo mu by'ukuri magingo yangaya witwa Kamama we ntabwo ari muri force speciale, none ngo niwe warashe uyu nguyu Omar. Byo baba bapfuye nanjye nawe sinkubeshye ngo nibihe, kadukomeze tubihanga amaso, ntibari ukuri bari binyoma, ariko nabonye uyu nguyu bamufashe General Namutaga bari no kurira nguyu bagaragaza ko bashyize muri akaririmbo k'agahinda yuko ngo yamaze gupoetinga cyangwa se guca isheni. Ngaya nguko rero ntabwo turi bubitindeho kubera ko amakuru dufite yo ni menshi cyane. Ingabo ntago iby'ingabo z'u Burundi zifite inzara iri guca akaganza ntago nayibabwiye no mu makuru yanjye ya mbere, ariko iyi nkuru byanga bikunze ndaza kuyigarukaho mu makuru yanjye ari imbere. Birumvikana ndaza kuyigarukaho, gusa icyo mbasaba mwebwe mu ntiza umwanya gusa nihuse cyane mubwire ko mu mujyi wa Uvira haraye ikitwa isasu rikomeye cyane. Hari amasasu yatangiriye kumvikana mu gace ko bita Kashekebwe, ariko noneho n'ubundi akabari hangaha akabari mu gace ko bakunze kwita Kabindura. Ni muri Kabindura aho chef d'avenue wo bita Aveni Kimbangu, Aveni akaba yitwa Mwanya, akaba yarashwe mu by'ukuri ku rwego rukomeye cyane. Ibi nabyo ndaza mu by'ukuri kubigarukaho tureba icyo uyu mugabo yaba yazize, byose tugende tubikomozaho. Twirwanaho rero nabonye batanga bila provisoire y'abantu barashwe, abasivile bishwe, nkabona nk'uwitwa Prince Runezerwa Mahiyabo imyaka 19, Rezor Kigeri Mazuru bahise n'abasivile bakomeretse bose, batanga imibare ahangaha n'ubundi y'ibitero bikomeje kwibasira abaturage muri biriya bice. So de bombardements indiscriminés des FARDC bikomeje guhitana abaturage. Ahangaha rero niho nshyizeho umutemeri kuri izi update zacu. Ntabwo tujya dutinda y'iminota yamaze kuba idutwara, ahubwo tuze kongera kugaruka mu kanya tubahereza update ndetse mu by'ukuri biraba bigezweho biri kuvugwa muri teritwari ya Masisi. Making sure nyamuneka yuko wankandiye kuri subscribe ni kugira ngo wiyandikishe amakuru atazajya gucika, ujye uyabonera ku gihe. Igihe ikiganiro tugishyizeho direct notification tuyibona, ubundi tukajyana nk'abajyana. Hanyuma kanda like ni nziza cyane, kuko like ku ruhande rwacu ni nk'umusanzu ubu duhaye wowe waduteze amatwi, garagaza ko wakuze inkuru zacu. Hanyuma nari amarobo nayo akavuga ati nyamara izi nkuru bazikunze, reka natwe tugerageze tuzisharinge abantu benshi. Nuko nguko ibiganiro byacu bizamuka. Murakoze cyane, subire mu kanya, bye bye.